hari abantu bifuza kuba muri lifestyle nk'iya Boskizo ariko byaranze. Ese muzabishobora nkuko nanjye nabishoboye? Mutani weza muzambasha? Briane, Gaga, supermanager, ba Philipita, ba M.Irene, ba Yago, bande na muzambasha. Bikarangira mbabwira hamutaweza. Noneho nkongera ngo hamuna habari nta makuru mufite bro. Reka ngushimire cyane nkwifuriza ibihe byiza, nkwifuriza kugubwa neza uri hose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se hanze ya cyangwa ubuherereye mu mande zitandukanye amajyepfo amajyaruguru burasira ni burengera bwaryo mba mvuga izuba angani kuri Iris TV ngeri Blaze iminsi myinshi cyane ku bantu tudaheruka kubonana ariko nanjye mbazaniye nyine igitangaza. Mwari mumaze iminsi kuri Iris TV mutabona uyu mugabo yitwa Fatakumavuta, ni ryo bamumenyereho cyane ariko uyu munsi yaje noneho muri jazz nziza. Fata umeze neza? Meze fresh. Iba yita Gorilla FC. Kuki wahisemo kwambara kagorira uyu munsi? Nuko ndi umukunzi wayo. Kandi umenye ko umukunzi atandukanye no mufana. Ubwo no kuvuga ngo uri umukunzi nagushwa kuyireka. Iyo uzimye ariruka. Ariko umukunzi wapfa waba muzima waba ikimuga waba iki muragendana. So kuri ubu ngubu rero ndi umukunzi wa Gorilla FC ni ikipe iri mu cyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru mu Rwanda. Natwe turimo turahatanira igikombe. Yego. Ubu bivuga ngo uri umufana wa Gorilla FC ni ikipe iri mu Rwanda, ko mbona mwambara nka Rayon Sport ubivugaho iki? Abenshi bakunda kutwita n'abana ba Rayon Sport cyangwa se barumuna ba Rayon Sport kubera ko uwashinze Gorilla FC yahoze numwe mu bakunzi bazwi ku rwego rw'igihugu ba Rayon Sport ndetse yigeze kuba no mu buyobozi bwa Rayon Sport, ariko kubera ibibazo bya hato na hato bitandukanye yaje kwigira inama nawe yo gukora ikipe. So urumva rero abantu basanzwe bazi abaherwe nk'abaherwe batunze amakipe ya Chelsea, batunze ari amakipe y'Iburayi nka za PSG, ariko no mu Rwanda dufite abaherwe batunze amakipe bro. So big up to you. Prezida w'ikipe yitwa Haji urumva ni cyarabo gusa. Urumva rero nyine Gorilla irahari, natwe turi mu cyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru mu Rwanda, turimo turahatanira igikombe. Sinibaza ariko aho mubikura ko ibara uburura ririyo. Arije babyitiranye. Iyo umuntu anafana na Chelsea wumva ngo niyo ngo yo mu Bwongereza. Gorilla rero twebwe nkuko bibona nyine no umweru no bururu n'ubundi bururu bwijimye bujya kuba black. Akangaka kari hano. Yego. Ni twebwe kipe yonyine mu Rwanda yambara jazz iri international. Iyi jazz guri 40 bro. Ya jazz ukurura urabona mu kibuga bakururana. Nta kintu yawe ikongera ikagaruka. Ntago igisasa sugora yasaza gute se? Ntabwo iciyuka kubera ko no original. Izo jazz mwaziguze yawe fata ibintu byawe rero mba mbona abantu bamaze kumenya kabisa, nta kintu uvuga ngo ngo hari gihe uzi ikintu yari produit mbi kandi ukayivuga neza kandi bikumvikana. Iyi jazz nturi gukabye mu Butaliyani. Oya nose nago ndi kwikurura uyireba kirakurura basi. Nose ngubu ibintu ndi gukora no bibona bro. Urabona uri umukunzi kabisa n'uri umufana. Gorilla FC. Fata ibintu by'ama operation bigeze hehe bro? Mbigeze kure cyane, ndi guteganya gusora operation sawa izagaruka kuri Taiwacu Bruce Melody ku ndirimbo ye yitwa sawa ku myandikire. Kubera ko imyandikira sawa iracurikanze. So ndi gutegura indi operation yitwa operation Madebe. Operation Madebe izagaruka ku rukundo rwa Safi Madiba ndetse na Judith rwashyizweho akadomo, ariko uruhande rumwe rukaba rudashaka kubyemera. Urwo ruhande nta rundi rero ni Judith ukomeza kugenda avuga mutangazamakuru ko we na Safi Madiba bakiri kumwe kandi byararangiye. Yo wayise operation Madebe. Yitwa operation Madebe. Hanyuma nkaba mfite n'indi operation itarasohoka no operation Nyinya. Operation Nyinya yo ivuga ku rukundo rwa Riel Weze na Juno Kizigenza. Operation reka twitangire kuri operation sawa. Bruce Melody wavuze ko irandirimbo ye sawa ngo ari kuba arasohotse kera cyane ngakaba noneho yarayisohoye nyuma aratinze. Buriya uhera kuki wemeza ko irandirimbo atinze gusohoka kandi n'ubundi yaraje ikaba hiti? Ikibabaje nuko izo operation zose ntabwo tuzinjiramo kuko abashaka kuzinjiramo bazansure kuri 3D TV. Byara umusogongero w'imvaho nomero 1000 na urakibuka ko kana. Ariko fata
buriya ni nayo mpamvu ugenda ise ngutumira ikiganiro tuvuyemo yari press conference wahuje abanyamakuru benshi uyu munsi uri kuvuga uti jewe n'umugabo X twaguze kinyamakuru kiri kuri internet aricyo 3D TV uyu munsi umuntu wakundaga 3D TV aziha abanyamakuru bari bariho akaba atagiye kubabonaho uramusezeranya iki? Ndamusezeranya ko ahubwo noneho agiye kuva mu buryo hajya mu bundi kubera ko ikinyamakuru ni ikintu kinini cyane reka nyigereranye n'ikipe reka nyigereranye na gorira aka kanya dufite umukinnyi muri gorira witwa Dinyo no umukinnyi mwiza uzi gucenga kuri level yo hejuru ariko wibuke ko hari abandi bakinnyi twabanye nabo tukiba mu cyiciro cya kabiri abo bakinnyi ni benshi ari abitwaye nabi ari abitwaye neza igihe bari mu mwambaro wa gorira bakoze bishoboka ariko igihe kano kanya bagiye mu yandi makipe cyangwa se uwo Dinyo tuzamurekura akajya mu yindi kipe nose bizasenya gorira ntago bizasenya gorira ntago umukinnyi ava mu kipe ngo ikipe isenyuke bro ikipe ni institution 3D TV rero nayo ni institution ifite ubuzima bunini kandi buzahoraho so izacamo rero tara nyinshi zigiye zitandukanye cyane ko 3D TV ngiye kugira centre de formation y'abanyamakuru bazaba abanyamakuru barenze nagiye forma abantu benshi nagiye ma formation y'abantu benshi nazanye abahanzi nazanye Gaga nazanye Sani nazanye aba DJ nazanye DJ Drizzy nazanye DJ Tatiana kano kanya rero buretse ngewe kwitangazamakuru ariko nta kindi kintu nari nagakorera itangazamakuru cya danje ikintu numvaga ndi mideni kwitangazamakuru noneho nugukora umunyamakuru guhikaza umunyamakuru from nowhere akaza bikazarangira avuyemo umunyamakuru w'igitangaza nka Fatakumavuta niyo mpamvu mwabonye M.Irene amubonye Big Town nayikujeho urayisenye ntabwo nyisenye nkuko nakubwiye ntabwo umunyamakuru yagenda ngasenye ikigo ahubwo wenda nesheke bagomba nka esheke nyine Barcelona irimo yo kubura Messi ariko kuva muri Barcelona kwa Messi ntabwo byasenye Barca so wabonye rero undi mwana w'umukobwa yitwa Mahombi Adeli we impamvu namutekerejeho nuko kuri uyu mwuga w'itangazamakuru cyane cyane ryo kuri internet kuri YouTube ntabwo abakobwa twari twabona batwigaragariza batwiyereka nkuko batijara kabendera babikoze nkuko banita pendo babikoze niyo mpamvu navuze ati noneho reka natakisha undi mwatakakazi uwo mwataka rero aba Mahombi ni umwana w'izitangazamakuru afite passion y'itangazamakuru ni umuhanga igisigaye ni time so ubwo ngubwo rero ndumva ideni narindi mitangazamakuru ntangiye kugenda ndigabanya kuko soon as possible uwitwa Mahombi Adela araba ari hejuru cyane uwitwa M.Irene araba ari hejuru cyane ubu M.Irene namubonye koko n'umusore umaze igihe cy'amezi arengane ari muri Big Town ni kwa Bakti katigeze yitabira bino bintu fata urumva nta kibazo biguteye kuba atitabiriye kandi ari umwe mu bitangazamakuru nabyo bikora kuri internet nta gitangaje kirimo nta n'icyacitse none se ubu ngubu ubwo Messi yavaga muri Barcelona ajya muri PSG wigeze ubona president wa Barcelona amuherekeza i Paris ubu rero sinumva rero impamvu Bakti ntabwo yari guherekeza Emi ntibishoboka yamucitse amuherekeze gusa ikintu ngewe nabwira Bakti fair play ubundi muri football ngiye nkunda gutanga urugero rwa football ko ibintu bya football ni statistics zifatika bro ni imibare bifatika ntago wabeshya abantu so fair play FIFA inasema fair play dukore fair play hari impamvu umukozi we yamucitse hari impamvu namutwaye mu mpamvu ya mbere nuko Emi nta masezerano yagiraga muri Big Town yari afite abitse mu kabati mu bintu rero bimwe nemereye Emi na masezerano dusinyanye hagati yanjye nawe nka de party hakazamo troisième party ya noteri n'amasezerano agomba kuba notified kwa noteri akabika contrat ye nanjye nkabika yanjye komsa akaba ari umukozi wemewe n'amategeko y'umwuga hano mu Rwanda Bakti muheruka kuvugana fata hashize igihe kinini kandi ni umwe mu banyamakuru ngira ngo mu maziranye igihe mukora umwuga umwe ya Bakti ni mukuru wanjye yaba kwitangazamakuru yaba no mu buhanzi urabona nta conflict byakuzana wowe na Bakti ku giti cyanjye ndumva nta conflict byantwara kubera ko nawe hari aho yatangiriye ubu ngubu ni boss w'ibyo akora so ubwo ngubwo rero nibwo buzima urumva mu kinyarwanda kiza baravuga ngo nta rugo rutunga urundi
so ndumva nawe nta birenze biri ubaka kandi niyo yabigira ibintu bya danje biramureba niyo ukunda kuvuga ngo afite akazi kenshi gakomeye ubwo nyine ako kazi ndacyagakomeza ubu mwicaranye ku meza muri gusangira ushobora gusiga ikirahure cya jus yawe ku meza bakti mwicaranye ukagenda muri toilet ukagaruka ukayinywa buretse na bakti nta muntu n'umwe muri showbiz nyarwanda nshobora gusangira nawe ikintu ngo ngisigaho ngaho ubwo ngisizaho ngaho ngaruka mfata ikindi kubera ko amaroza aravuze ubuhuha urabizi uba uri kwikeka burya uburekenga uba uri maso byatari biba byiza buriya mu kinyarwanda kiza bavanga inyamaswa z'ubwenge igira amakenga bivuga ko rwose ntago ahanini mwacana uwaka iyo ji ntiwaza ngo wongere uyinyweho si we wenyine mbivugiye ndi kuvuga no mu buzima busanzwe buretse abantu tubana muri showbiz ngewe character yanjye abanzi baranzi iyo turi kumwe tuba turi kumwe turaciringa ariko icyo ndi kunywa no kurya iyo mpagurutse ndagihagurukana ugenda ugiye iyo ugisize nyine biba birangiye telefone yawe gute usiga agasoda kawa hano nari mbonye mu kanya hari abanyamakuru batandukanye nanone mpita nibaza nti hari umunyamakuru nyine wari umaze iminsi ukorana nawe kuri 3D ari we King ako kantu nagerageje kugakomoza ariko sinasobanukiwe ubwo twe turi muri press conference kwa ibibazo bibari na byinshi cyane urebe ugasanga abantu benshi bari kubaza ku mpande zabo ariko ngenda kwibariza ese contract ya King yari iteyite nka CEO w'ikinyamakuru nk'umukoresha we yari iteyite ihita irangira gutya tukabimenyeshwa muri press conference ntabwo nagaruka kuri contract twari dufitanye kubera ko ayo ngayo ni amabanga y'akazi igihe hari nk'uko nabisobanuye muri press conference ntago byakunze ko dukomezanya nk'uko nayo bitakunze kakomezanya na Big Town ni ibintu bisanzwe mu kazi uyu munsi ukorera aha Blaze ahantu ukorera kano kanya se watangiriye ntabwo wigeze utangirira kuri Iris TV so n'ubuzima rero ni shwaza abantu ngewe icyo namwifuriza ishya n'ihirwe aho yerekeje we aravuga ko hari ibyo mutumvikanyeho ngo deja na shares ze yazivanyemo hari ibyo mutumvikanyeho wowe nawe murashwana mu avanamo shares aho siwe mugabo X wavugaga muri press conference hari icyo bita papa cyangwa yavuze agatwiko katinjiza ndambiwe agatwiko katinjiza nanjye rero nari ndambiwe agatwiko katinjiza so kubera ko ngewe nshaka ndi umuntu ufite ambition nini cyane ndi umuntu uri passionné ku itangazamakuru nshaka n'ubundi still gukorana n'abantu bafitiye bari muri iyo level bafite ambition bafite passion ku rugero rwo hejuru so rero nababamurikiye ndifuza ko uwo muntu twamushyira ku ruhande ahubwo tukafokasinga kuri yemi nyawe tugiye gukorana cyangwa se kuri mukobwa naberetse witwa Adeli reka tubifuriza ibihe byiza muri 3D ahubwo njye nahita nkwibariza nibwo ngikubona kuva Rock Entertainment yakwirukana papa cyangwa ntago bamwirukanye guhagarikwa papa cyangwa yavuze ko agiye gukora ibikorwa bye we yari ijyanye yego kuko n'ubundi nta contrat yari afite imubuza kugenda ese ubona aba managers nkawe waramanaginze urabizi na n'ubu wenda uracyana managinga abantu ubona ko imikoranire y'abahanzi muri showbiz muri rusange abahanzi ndetse n'abakoresha cyangwa se ababoss b'amalebo atandukanye ubona ari shyashya ubona imeze gute mu by'ukuri nkuko nabikubwiye nta rugo rutunga urundi buri lebo igira terms and conditions zabo bagendera uko Kina Music iyobowe siko The Main iyobowe siko 3D TV iyobowe ahubwo ngewe ikintu magaciro no kureba ngo igihe twari turi kumwe dukorana twageranye kuki twakoze ibiki nicyo kintu cy'ingenzi hanyuma iyo uhisemo gukomeza muryango bufunguye nawe ukajya gushakirisha amayisha ahandi kubera ko ubuzima byose birashoboka so kuba baratandukanye rero ikintu navuga naragerageje gukora ubusesenguzi bwinshi cyane bubivugaho papa cyangwa ni ukumwifuriza kuzagira ishya n'ihirwe nawe agomba gukura ibi bintu mu byemere we Blaze wakuze wavutse uri agahinja bakoza bagukarabya bakagufureka igihe kiragera urakura umenya kwiyoza no kwiyambika ujyanwa ku ishuri igihe kiragera urakura ubu musaza wijyana ku ishuri muri interino nabayo birarangira uvayo birangira iwanyu ubu ngubu uritunze ufite n'umugore n'abana so nakazi rero niko bigenda umuntu arakura ukorana n'abantu ukukura ukagera ugatangira gukora ibyawe sibyo
papa cyangwa rero yahisemo gukora ibye rero yabyise Cuma Gang. Cuma Gang ye rero izagira ishya n'ihirwe, hanyuma Rock Entertainment nayo irahari, ndetse yaboneyeho n'umwanya wo guhita imurika umukobwa mushyashya. Ubwo ngubwo gisigaye nukureba iki iminsi iduhishiye. Urabona nta shite bizatera cyangwa se nta hungabana bizatera muri Rock Entertainment kuba papa cyangwa vuba. Ko byagenda kose ntago kabura, kubera ko urumva niba Messi yarafite izo Ballon d'Or zose akakanya akaba yavuye muri Barca. Iyo Barca urumva izo Ballon d'Or 6 ntago zikiri brand yazo, brand yagiye muri PSG. Brand noneho PSG natwe nk'Abanyarwanda duhise tubyungukiramo kubera ko akakanya ari kwambara Visit Rwanda. So nukuvuga rero nubwo papa cyangwa nawe yagiye mu bye byitwa Cuma Gang. Cuma Gang hari abandi bantu bayungukiyemo nabo, urumva basigaye ari abapampe be bagendana ari we boss wabo. Mana umuntu arakura, twemere gukura cyangwa se twemere iterambere ry'umuntu. Fatana umwaka mushya rero, we ntago ufite idea yo kuba wagaruka no muri game ugasinyisha abahanzi nkuko wahoze, cyangwa byaguteye ubwoba kuva gagagaira yakwigendera? Ngira ngo wenda ba Drizzy ntago turamenya, ariko bo ntago tuzi niba baragiye kugeza ubu ngubu. Nakubwira ko nanjye ndimo ndi focusingaho cyane. Uyu mwaka tugiyemo ndashaka kugaragara mu nsura y'umuhanzi kurusha itangazamakuru. Maze imyaka 10 nari mpagaritse ubuhanzi. Kuri ubu ngubu ndi gukora comeback yanjye nyuma y'imyaka 10. Comeback yanjye indirimbo ya mbere yarangije gusohoka, ni indirimbo yitwa Muzabishobora nakoranye na Kalfan. So mwajya kuri internet mukayireba, Muzabishobora featuring Kalfan. Ni indirimbo nziza, indirimbo yakozwe na Izoplo, ndamushimiye byatari. Amashusho yayo yakozwe na Gabi Tiles, nawe ndamushimiye Gabi Mills. Video nziza cyane, ndashimira abantu bose bayigizemo uruhare, yaba bagiye muri video, abari behind camera, bari bafite amatara, cyangwa se abantu bagiye baduha ubuceri kugira tubone iyo myenda, tubone location. Ni ibintu byiza cyane. Ubwo ngubwo rero mbabwira ngo noneho ya fatalogy igiye kuza buri kwezi nkuko nabibabwiye, ni video. Next month ngiye gusohora video yitwa Ingwe. Ni indirimbo nakoranye na Riderman, ni indirimbo aho Riderman agira ngo kimwe n'izindi ngwe nanjye ngenzwa n'inyama. So mereza ncuneho rero nigendera. Ahubwo wakwibaza urarya iroti urarya amagufa. Nubiyo ngizaba ari hit. Fata ari abantu bemeza ngo Fata ngo bana ngo ntagazi kuririmba ngo si umuhanzi. Fata nje nkuzi ukora gakondo. Akanuka uzabishobora wakizuti. Byagenze Muzabishobora. Muzabishobora nkuko nanjye nabishoboye. Mutani weza hamna habari. Iyi ndirimbo ishingiye ku buzima maze mu mwaka wose. Abantu baramvuze bro, baranyose, abamvuga amabi yose bayasize Fatakumavuta. Ni nayo mpamvu rero noneho nanjye nakoze indirimbo na Kalfan nyine ibivuga. Urumva Kalfan itangira avuga ngo nje nka Jesus. Urumva nje guca amatiku muri iyi showbiz. Abana nje kubakura kwibere nkabasubiza ku ivuko. Nje kubibagiza carina nina kuri stage. Hanyuma nanjye nkaza nkubwira ngo muzabishobora nkuko nanjye nabishoboye. No kuvuga ngo ibi bintu hari abantu benshi bifuza kuba basesenguza ariko byaranze. Hari abantu bifuza kuba muri lifestyle nk'iya Boskizo ariko byaranze. Ese muzabishobora nkuko nanjye nabishoboye? Mutani weza muzambasha. Briane, Gaga, supermanager, ba Philipita, ba M.Irene, ba Yago, bande na muzambasha. Bikarangira mbabwira hamutaweza. Noneho nkongera ngo hamuna habari. Nta makuru mufite bro. Muzabishobora nkuko nanjye nabishoboye. Mutani weza hamuna habari. Yes. Reka dusoze. Ubwo biravuga ko ba Briane niba kigushoboye abo bose ndacyababaza niba bazabishobora. Nyine nabo bakomeze babimedite babyibazeho. Cyangwa n'amakuru bafite. Ntago nyine haba na habari, nta makuru bafite yibigiye kuba. Ya minwa yose yavuze album nayihari, album ni y'amafoto, uriya ntiyashobora kuririmba. No gufungura umunwa gutyo. Ugaterekamo ibuye ugahita ushiraho ingufu. Agaceceka. Fata nigeze kumva ko ari umu sister John twaganiriye yitwa ni cyanyuma yitwa Kelibu, ni umukobwa ujya mu ma video no mu video vixen.
yakomoje ku kantu ngo wamwambuye ibihumbi niba ari 6 niba ari 10 ngo ni video mwari mufite yagaga ya mbere ngo murashutinga ngo uramurya ko kantu nakagize muri suite ko nzakakubaza ndetse n'abakunzi bacu bashyizeho comments batubaza bati se kuko fata ibyo binavuga iki ni nako kantu nashikaga gusoreza Kambwire rero ikintu ngiye kubwira aba video vixen bo mu Rwanda bro bafite imico mibi tuvuge ngiye nshobora kuba interesse nkavuga ndashaka kugushyira muri video tukumvikana amafaranga ukanca amafaranga 100 yo kugushyira muri video warangiza ukanayansaba mbere nka yago kubera ko impamvu yagusambira akeneye umusatsi akeneye makeup akeneye imyenda birumvikana je salary yawe narayiguhaye ndakwishyurira transport gute ndakugurira ibiryo kuri seti gute nje narakubwiye kukwirirwana amasaha ya naya turi ahangaha ndi kugukoresha ibi urancangahe ukigaburira ukimenya pezo zawe ukazimenyera uncifungo urarinciye ndariguhaye urangije ngo bro ngo nyishyurira akamoto come on ntago bishoboka kwafata so situation rero ni gutyo yagenze bivuga ngo Keribu yaje muri video waje kwactinga ariko mwaravuganya amafaranga warana yamuhaye we rero aragira ati yambeshye ko afite amadolari ati arambwira ngo agiye kuvunjisha agenda agiye rwose yaramponyotse naramubuze amadolari yo nari nyafite narana yamweretse kuko ngiyewe urabizi na album igura $1,000 bro buretse amanyarwanda yacu ariko nk'umusirimu mba mfite na currency z'amahanga so ariko ibyo ngibyo nabimubwiye nyine mu rwego rwo kumucika nk'umusirimu kuko ntago nari nkeneye izo discussion ze kujya kumusobanurira byinshi amafaranga yanciye naramuhaye so ndajya kumwishyurira transport gute bivuga ko ahubwo ari we utari organize cyo kibazo ntago ari ikibazo cye wenyine ni ikibazo cy'aba video vixen bose bakunda kugira ibyo bibazo mu maset muri shooting duhura nabyo twe dukora amashusho n'ibibazo duhura nabyo ariko mu by'ukuri ni guri iki kibazo cyagenze ubwo arasubijwe Keribu ndizera ko nta kibazo kiri wowe fata nagushimiye cyane ijambo rimwe ku bakunzi bawe abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange abakunzi banjye ndabashimiye Imana ikomeze ibaho umugisha ibarinde mukomeze mwongere urukundo rwanyu ku muziki nyarwanda uyu mwaka nuwo mwaka tugiye kubonamo muziki nyarwanda tutigeze tubona ku rugero rwo hejuru bro dutegereje indirimbo ya Bruce Melody na Konde Boy dutegereje indirimbo ya The Bane na Diamond Platnumz dutegereje indirimbo ya Pat Ranking na Meddy dutegereje indirimbo ya Knowless Butera n'umunyamerika kazi nababwiye dutegereje uko bigaragara ku mwaka utaha ku muziki nyarwanda kizaba ari igihe cyiza kiri cy'amakorabo ari internationali ku rugero rwo hejuru izo korabo ariko ziri internationali nigarutseho ijya kurishera ku rugo nk'umuntu uri gukora comeback inge nzakora korabo nyinshi ziri lokale korabo ya mbere arangije kugera hanze yitwa muzabishobora musubscribing kuri YouTube channel ya Kalifani n'indirimbo iri murebe Fatakumavuta ririmba gute yifotoza gute muri video muzabishobora bigenje gute hanyuma soon as possible ndaza kubahingwe fatanyije na Riderman mukomeze mugira ibihe byiza murakoze right reka ngushimire cyane rero nawe twe turi kumwe kuri Iris TV yari Fatakumavuta ngira ngo uramubona ukuntu abayambariye gorira nawe nkurarikira gukurikira www.iris.rw hanga wasanga makuru meza cyane yanditse ndetse ugahita unareba ama video yose twakoze ngiye ari Blaze nari kumwe na Emile kuri camera reka mbabwiye ngo blaze up